Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Mwuka wera aganze ategeke mu ruhande rwanyu. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo gutabaza Imana. Tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Dushimye ko abanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aha amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi, tweze utuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho. Mu izina rya Yesu Kristo, ukimara kutubabarira ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Unyemerere nkubere mikoro wivugire, kandi buri wese ugiye kuryumva rigeraho rimukura nawe rimugeza. Mu izina rya Yesu Kristo, cyo twanze no gukora kwa Satani ingabo ze, twirukanye imyuka mibi, tubitaye mu nyanja yo kwibagirana. Dutumiye Imana, Umwana n'Umwuka wera ngo bane natwe twese none n'iteka ryose. Amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice 8 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka yazuye Yesu uba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izasura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data, turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, dusomye amagambo maremare. Ijambo ry'Imana ritubwiye ku mibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Umuntu iyo ari muri Kristo Yesu ngo ababaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu ngo ababaye mushya, ngo ibya kera byose biba bishize. Ni koko biba bishize kandi byibagiranye. Bene data, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, imyitwarire irahinduka, imigendere irahinduka, imigirire irahinduka, kuko ababaye mushya. Kandi Kristo ni urumuri, niyo mpamvu n'uri muri Kristo aba agomba kugendera mu rumuri. Ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo noneho rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Abari muri Kristo Yesu ngo nta teka bazacirwaho, kuko abari muri Kristo Yesu bakora ibyiza,
bakora ibyo gukiranuka, bakora ibyo Data ashaka, ariko utari muri Kristo Yesu akora ibihabanye. Imana itugirire neza. Ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Bene Data, ntabwo dukwiye gukurikiza ibya kamere y'umubiri, ntabwo dukwiye kwita ku by'umubiri cyane ngo twibagirwe iby'umwuka. Nibyo koko dukwiye guharanira kubaho, tugashaka iby'imibiri yacu yifuza, ariko ntibitume twibagirwa ko hano ducumbitse. Hano mu isi turacumbitse, hano ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu tugomba kuba mu isi nk'abazayivamo, tugakorera ijuru nk'abazaritaha. Bene Data, ntabwo dukwiye kuyoborwa na kamere, nimureke tuyoborwe n'umwuka iteka, kuko nituyoborwa n'umwuka ntabwo tuzakora ibyo kamere zirarikira, kuko ibyo kamere irarikira ni ibyaha, ni ibibi. Kandi ngo imirimo ya kamere ngo ni ubusambanyi, kwica, kwiba, kubeshya, ibyo byose bibi niyo mirimo ya kamere. Ariko ntabwo dukwiye kuyoborwa na kamere, ahubwo dukwiye kuyoborwa n'umwuka, kuko imbuto z'umwuka ni urukundo, ubugwaneza, kwihangana, kwirinda, ingeso nziza. Ibyo ngibyo nibyo bidukwiriye nk'abana b'Imana. Nimureke rero twe kuyoborwa na kamere, kuko umuntu umutima wa kamere ngo utera urupfu. Kandi murabizi ko muri kamere nyine haberamo ibyaha, kandi ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Ariko bene Data, nimureke duharanire impano y'Imana, aribwo bugingo buhoraho, tuzagira iherezo ryiza, tuzajyaho tuzanezerwa iteka ryose. Imana ikomeze itugirire neza, kandi Imana ikomeze itwiteho. Ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Abantu bayobowe na kamere, abantu bakoreshwa na kamere, abantu bari mu butware bwa kamere, ntabwo bashobora kunezeza Imana. Kandi bene Data, Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, iyo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Birakwiye ko tutayoborwa na kamere, birakwiye ko tutayoborwa n'irari ry'umubiri, ahubwo tuyoborwa n'umwuka, kugira ngo tubashe gukora ibyo Data wa twese ashaka, kugira ngo tubashe gukora ibyo Imana ishaka, kugira ngo izaduhe ijuru, izaduhe iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Bene Data, nagira ngo mbabwire ngo Imana yemeye ko umwana wa Yesu Kristo utarigeze kumenya icyaha imuhindura icyaha ku bwawe, imuhindura icyaha ku bwanjye, kugira ngo tudapfa, kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. None byaba bibabaje Imana yaragukunze urwo rukundo, Imana ikankunda urwo rukundo, ubundi tukabipfusha ubusa, ubu buntu twagiriwe tukabupfusha ubusa, n'ubundi bikazarangira turimbutse. Ariko ntibikwiriye. Nimureke dukore ibyiza, nimureke tunyure mu nzira ifunganye, kuko nijyana ku bugingo. Twe kunyura mu nzira ngari, kuko inzira ngari ijyana kurimbuka. Inzira abantu bose banyuramo ngo uvuge ngo runaka akora ibi, nanjye reka mbikore. Mureke kwigana. Ijuru ni umuntu ku giti cye, ubugingo buhoraho ni umuntu ku giti cye. Buri wese azabazwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiranye, kugira ngo ukore ibyiza, ukore ibyo Imana ishaka, kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Reka kuyoborwa na kamere, kuko kamere ibiberamo ni bibi gusa, n'ibyo Imana itishimira, ahubwo uyoborwe n'umwuka iteka, kugira ngo uzagire iherezo ryiza. Nanjye nyoborwe n'umwuka iteka, kugira ngo nzagire iherezo ryiza. Imana ikomeze ibiteho, kandi Imana ikomeze ibagenderere. Ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo nuko rero bene Data, turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Icyo dukwiye gukora ni uko twicisha umwuka ingeso za kamere, umwuka ukatuyobora, noneho kamere zigapfa muri twe. Imana ishimwe.
kamere ntizibyuke, kamere zigapfa, ubundi tukayoborwa n'umwuka, tugakora ibyo Data ashaka, tukagira urukundo, tukagira ingeso nziza, tukagira amahoro, ibyishimo, tukagira gukiranuka muri twe. Ibyo ni byo Imana idushakaho. Mwene Data, ndagira nkubwire ngo icyo Imana igushakaho ni uko ukora ibyo gukiranuka, ukagira urukundo, ingeso nziza, kwihangana, kwirinda, kugwa neza, kugirira abantu bose neza. Imirimo myiza ni Imana idushakamo, kandi ndagira nkubwire ngo Imana iranezerwa iyo ibona dukora ibyiza. Imana iranezerwa iyo ibona dukiranuka, tuvuga ibyo gukiranuka. Kandi ndagira nkubwire mwene Data ngo nukora ibyiza uzemerwa. Kora ibyiza, Imana izakwemera. Kandi ndagira nkubwire ngo mu mahanga yose ubaha Uwiteka agakora ibyo gukiranuka aramwemera. Imana ishimwe. Nubaha Uwiteka ugakora ibyo gukiranuka, Imana izakwemera. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo dukwiye kuyoborwa n'isi, ntabwo dukwiye kuyoborwa n'umubiri, ntabwo dukwiye kuyoborwa na kamere, ahubwo dukwiye kuyoborwa n'Umwuka iteka, kugira ngo tubashe guhamya Imana, kugira ngo tubashe gukora iby'imbaraga, kugira ngo tubashe haleluya kugira itandukaniro, kugira ngo tubashe gukomeza uru rugendo tudacitse intege. Tugomba kuyoborwa n'Umwuka w'Imana. Imana ishimwe, kandi Imana ikomeze bampera umugisha. Ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana ishimwe. Bene Data, ndagira ngo mbabwire ngo abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Niba utayoborwa n'Umwuka ukayoborwa na kamere, umenye kuri wa Satani. Ariko haracyari ayandi mahirwe, haracyari ayandi mahitamo. Ntago bikwiriye gukomeza kuyoborwa na kamere. Niba wari uri kuyoborwa na kamere, ntago bikwiriye gukomeza kugendera mu nzira mbi, ahubwo hindukira. Imana yacu iradukunda. Imana yacu yadukunze tutari twayimenya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, utari waba urusoro mu nda ya mama wawe. Imana yamenye ntari naba urusoro mu nda ya mama. Imana yadukunze. Haleluya. Niyo yabanje kudukunda, ntabwo twe twabanje kwikunda. Niyo yadutoranyije, ntabwo twe twayitoranyije. Mwene Data, ndagira nkubwire ngo ibyo bigutere gukora ibyiza, ibyo bigutere gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo nawe ubashe kuyinezeza. Mwene Data, ndagira nkubwire ngo abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Reka kuyoborwa na kamere, kuko kamere itera urupfu, kuko kamere itera kurimbuka. Ahubwo yoborwa n'Umwuka iteka, kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Yoborwa n'Umwuka iteka, kugira ngo ubashe gukora ibyo Data ashaka. Yoborwa n'Umwuka iteka, kugira ngo umenye icyo Data agushakaho. Haleluya. Nanjye nkomeze nyoborwe n'Umwuka, kuko iyo umuntu ayobowe n'Umwuka wera, ntabwo ntabwo ajya mu bidafite umumaro. Ahora yirinda icyamutandukanya n'Imana, ahora yirinda icyatuma Imana itamwishimira, ahora yirinda kunyura mu nzira itari nziza, ahubwo agahora anyura mu nzira yo gukiranuka. Mwene Data, ndakwinginga, uyoborwa n'Umwuka mu byo ukora, mu byo uvuga, aho uri hose uba icyitegererezo, uba intangarugero, ugira ingeso nziza, kandi ugira urukundo, ukunda abantu bose, utarobanuye ku butoni, kandi ngo utegetswe no gukunda abanzi bawe. Kandi mwene Data, ndagira nkubwire ngo ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo niba udakunda mwene so wabonye, ntabwo bishoboka ko wakunda Imana utari wabona. Birakwiye ko tugira urukundo, kandi ngo icyo kimenyetso nicyo Yesu yasigiye abigishwa be. Aravuga ngo nimukundana ngo bazamenya ko mukomoka kuri njye. Bene Data, nimureke tugire urukundo, kandi tuyoborwe n'Umwuka iteka, kuko nicyo Imana idushakaho, kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mwene Data, birakwiye ko ukomeza ukirinda, kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho, kuko Imana ijya kutwereza umwana wa Yesu Kristo nicyo yashakaga, ariko biragatsindwa. Kuba Imana yaraguhaye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo agucungure, noneho bikazarangira urimbutse, kubera ko utemeye kugendera mu nzira nziza, kubera ko
watwawe n'ibidafite umumaro. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose turebesha amaso yacu bizashira, n'iby'igihe gito. Twaje mu isi ntacyo tuzanye, tuzayivamo ntacyo tujyanye. Twe gushukwa n'ibintu, twe gushukwa n'icyubahiro, twe gushukwa n'amafaranga, twe gushukwa n'ubutunzi, ahubwo nidutumbire Imana kandi dukomeze tuyoborwe n'Umwuka iteka, kuko nicyo Imana idushakaho. Imana ibampere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza. Ijambo ryawe ratubwiye ngo uri muri Kristo Yesu ngo ntateka ngo azacirwaho. Imana ishimwe. Data mwiza, turakwinginze kugira ngo ukomeze uduhe kuba muri Kristo Yesu neza, ukomeze uduhe gukiranuka, uturinde kuyoborwa na kamere, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uri mu butware bwa kamere ngo ntibyashoboka ko anezeza Imana. Data mwiza, dukure mu butware bwa kamere, ahubwo uduhe kuyoborwa n'Umwuka iteka. Bankurikiranye baye kuyoborwa n'Umwuka iteka mu izina rya Yesu Kristo. Ku ijambo ryawe ratubwiye ngo abayoborwa n'Umwuka ngo nibo bana b'Imana. Data mwiza, ndakwinginze kugira ngo nabo bakomeze baye kuyoborwa n'Umwuka iteka, mu byo bakora, mu byo bavuga, aho bagenda baye kuyoborwa n'Umwuka iteka, kuko iyo tubohe n'Umwuka ntabwo tuyoba. Data mwiza, ngo biteho buri wese uko agukeneye akubone, kandi wongere ubuzuze Mwuka wera mu izina rya Yesu. Urwaye umukize, ufite intimba n'agahinda umuhamagare mu mutima mu izina rya Yesu Kristo. Komeza wagura umurimo wawe Data. Mwami Imana, bacitse intege bongerera imbaraga, batarakumenya baye kukumenya. Mwami Imana, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Urakoze Mwami, ukomeza ubane n'ababyeyi bategereje urubyaro. Mwami Imana, ubiyereke nuko Hana yasenze, asengana umubabaro, asenga ahiga umuhigo, afite agahinda kenshi, ukumva isengesho rye ukamusubiza ukamuha guheka. Mwami, ndakwinginze kugira ngo umubyeyi utegereje urubyaro nawe Mwami umuhe guheka, muremera amashimwe. Urakoze Mwami ko wabanye natwe, icyubahiro ni icyawe uniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ibampere umugisha, buri wese uko ayikeneye ayibone, ariko ikiruta byose komeze ubarindire ubugingo, kuko nibwo buzayibona naho ubutaha. Bye.